cyane bigiye bitandukanye, gusa ikinzanye noneho si ukwigaragaza gusa, ahubwo noneho nje kubabwira ku bintu byambayeho, bikambaho kabisa, kandi bikanshegesha cyane, kandi ibyo bintu birugarije cyane hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ejo bundi ubwo nari ndi kuri WhatsApp, umuntu yaranyandikiye ambwira, ari kunyereka ibintu nyine bitameze neza ariko birambabaza cyane. Ndavuga ati nkurikirwa n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye, why not ntaza ngo mbishishikarize abanyarwanda n'abandi babimenye, hanyuma bo nabo ntibazagwe muri uyu mutego. Rero nicyo kindaje inshinga gitumye nza hano nkavuga ati reka nze mbiganirize abantu bari hano kuri YouTube, then n'abandi abo ari bo bose ntibazagwe muri bino bishuko bya bano bantu. Mu minsi n'ejo bundi ndaza kugenda mbanyurizamo mbereka utuvidewo tugiye dutandukanye, ndaza kugenda mbereka ibyo bagiye banyereka bitari byiza, byanambabaje cyane. Nari ndi kuri WhatsApp nyine njya kubona umuntu ndanyandikira arambwira ngo ukeneye ubutunzi. Naramubwiye nti yego ndabukeneye. Navuga ati ese ubwo butunzi buboneka bute? Ese umuntu abubona ate? Yarambwiye ati ngo ubwo butunzi ngo buboneka muri Illuminati. Navuga ati ese Illuminati mu Rwanda irahaba? Ndamubaga ati rero muri Illuminati arambwira ati mu Rwanda Illuminati irahaba kandi irahaba cyane. Okay, navuga ati okay, wankize muri Illuminati nkareba. Uwo mugabo ibintu yankoreye ntibibaho, uwo mugabo ibintu yambwiye nakasamutwe. Nawe nuza kumva bino bintu biraza kugutungura cyane. Uyu mugabo yarambwiye ngo ufite igikapu. Ndamubwira ati yego igikapu ndagifite. Arangira arambwira ngo ese ufite buje? Ndamubwira ati yego. Arambwira ati ikindi niyo waba utabifite, ushaka ibase n'agatambaro k'umweru na za buje. Navuga ati ibyo wambwiye mbere byo ndabifite bro. Arambwira ati rero, ndavuga ati rero ubwo nshaka gukora ubushakashatsi, reka ibyo bintu bishake, kandi koko nta n'ibyo nari nanafite. Ndavuze ati reka mbishake koko ndebe iyo mitwe y'aba bantu uburyo iba imeze. Jama, navuga nti rero ibyo bintu ndabifite hano. Arambwira ibintu nkoresha bigiye bitandukanye. Arambwira ngo jya hanze, arambwira ngo jya hanze, ndahajya. Ambwira ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, ngenda mbikora. Gusa uyu mugabo ikintu gitangaje kuri we, ibintu akubwira koko uba usanga bimeze nk'ibyanyabyo, uba wagira ngo ni ibyanyabyo koko. Uyu mugabo rero akimara kumbwira ibi bintu bigiye bitandukanye bya migenzo, amaze kuyimbwira nyuma, yaje kumbwira ati noneho ngo tugiye kuguhereza 2 miliyoni kuri momo. Ariko nyuma yuko abimbwira yari atangiye kumbwira ngo ninshyireho ngo amafaranga niba y'abakurambere, ngo niba ari ishimwe, sinzi ukuntu babyita ya mafaranga nyine babaganga bacu. Navuga ati bro, ntago wantuburira, nanjye ndi umunyakigali tu, ntago wantuburira gutyo. Gusa ayo mafaranga nyine ntago nayamuhaye. Uyu mugabo rero ikintu yaje kunkorera si icy'u Rwanda. Yaje kumbwira ngo ninohereze amafaranga ngo 10,000 n'amafaranga 600. Navuga ati bro, ayo mafaranga ibyo bintu si ugutubara. Nimba ugiye kuma 2 miliyoni, wafashe izo 2 miliyoni nyine ukampamo ayo makeya, ugakuramo ayo ngayo, nushaka ukoremo 200,000 umusigire. Navuga ati rero ayo mafaranga ngaba afite ngo kondisiyo ngo zigiye zitandukanye. Navuga ati bro, ibyo bintu byanyu ni ubutubuzi, njye sinabasha kubyemera. Uyu mugabo rero ibyo yakomeje ambwira nakasamutwe ntibibaho. Byaje kurangira mvumbuye imitwe yiwe ko ari gutuburira abantu. Rero mujye mwitondera bano bantu baba bari ku ma WhatsApp n'iki,
kuko baba bari gutuburira abantu mu buryo